turabaramukije mwese bene data nshuti zacu tubaha ikaze kuri moto y'Imana Leonira TV muri wa mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana ndetse tunaririmbira Imana. Turi kumwe rero na mwene data inshuti yacu nk'uko muri kumubona, reka tumuhe ikaze abasuhuze anabibwire cyane ko ari ubwa mbere ageze hano kuri moto y'Imana Leonira TV. Ikaze mwibwira abakunzi bacu. Ngarutse imbere yawe Yesu mwami, ngaruwe no kugushimira ibyo wankoreye, ninjye wa mugore. Haleluya. Amen. Nishimiye cyane kubana namwe. Amazina yanjye nitwa Stella Christine Manishimwe. Nkuko mwene data bivuze, n'ubwa mbere koko nteranye namwe kuri Mutuyimana Leonard TV. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kwiduhaye uburyo n'umwanya bwo guterana kandi guterana kwera. Imana iduhire kandi duhana umugisha. Amen. Imana ishimwe rero, reka tumuhe akanya hanyuma dukomeze duhimbaza Imana. Yesu
haleluya. Imana ishimwe. Twaremewe imirimo myiza. Amen. Imana ishimwe, haleluya. Imana nihimbazwe kuko izi neza ko icyo yaturemeye cyari icyiza ntabwo ari ikibi. Amen. Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Amen. Aya magambo wari wayasoma ngo wumve ukuntu aryoshye. Araryoshye. Imana ishimwe, haleluya. Ni amagambo y'ubutumwa bwiza ari muri Efeso ibice 2:10. Haranditse ngo turi abantu Imana yaremye. Ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Imirimo Imana yiteguriye abantu kera, haleluya, kugira ngo iyo mirimo tuyigenderemo. Amen. Kugendera mu mirimo myiza biraryoha cyane. Bibiliya bivuga neza, iravuga ngo bene ibyo nta mategeko abihana. Uzi ibintu wakora ntirirwe gushaka, ibintu byiza ukora ntihagire umuntu ukunegura, ibintu byiza ukora ntibigutera ipfunwe imbere y'abana. Imana nishimirwa ko yaturemeye imirimo myiza. Data we waremewe iki? Twaremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ni imirimo Imana yateguye kera ni ryari twebwe tutabizi, wenda tutaranabaho, wenda tutaranavuka, wenda tutaranamenya gutera intambwe, n'ibyo byo gukora tutarabimenya. Imana ishimwe yaturemeye imirimo myiza. Amen. Imirimo myinshi itandukanye. Indirimbo iyo nyumvise iteka ntago njya nyumva rimwe, nyumva kenshi. Sinzi impamvu nanjye ibintu nanditse bimfasha, ariko niko bijya bigenda. Mbere yuko bifasha abandi bibanza gufasha njyewe. Yes. Iyo rero ndimo kuyumva mpita mpumiriza cyane, nkagenda numva nkavuga ariko muri iki cyumweru nkoze imirimo myiza yihe, muri iyi minsi mperuka gukora imirimo myiza iyihe n'iyihe, ko ingororano ziriho kandi zizagororerwa abakoze neza, nkahita nisuzuma. Imana itwigisha buryo butuma umuntu yabara iminsi ye bigakunda, hanyuma muri uko kubara iminsi ye bigatuma atunga umutima w'ubwenge. Amen. 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 Imana itubashishe gukora iyi mirimo. Nibwo bwonyine tuzaba duhagaze mu mugambi w'Imana. Nibwo bwonyine tuzaba turi aho Imana ishaka yuko tuba. Nibwo bwonyine tuzaba turi. Ubundi iyi mirimo myiza ni imirimo yasunikira umuntu kuyikora atanabigambiriye. Iyo wamenyereye gukora iyi mirimo myiza Imana yateguriye abera kuva kera isi kiremwa, hari n'ubwo ubyisangamo utanabigambiriye, ugasanga ubu umuntu akantu runaka wari ufite n'ibintu byoroheje, ariko biratugora. Ni gute umuntu yabaho ubuzima butuma akora imirimo myiza? Twiga kubaho ubuzima bw'ubumana, nibwo bwonyine tuzashobora gukora iyi mirimo yo gukiranuka. Imirimo Imana yiteguriye abantu nyine kera, uhereye isi ikiremwa, Imana yari izi ko iyo mirimo ariyo tuzajya tugenderamo. Numva dukwiriye gusenga. Ese umwanya mwiza wo gusenga, reka dusenge dusaba Imana itubashishe, iduhize imbaraga z'umutima, imbaraga zituma imirimo myiza tuyikora, imbaraga zituma tubitindamo, imbaraga zituma ubu buzima tubuhindura ubuzima bwa minsi yose, tukabaho ubuzima busenga, ubuzima buramya Imana, ariko kandi buramya Imana no mu mirimo. Dukwiriye kubaho turamya Imana no mu mirimo. Reka dusenge nawe ubwawe ubyiyumvemo, tugusabiriza imbaraga z'Imana zibashisha abera gukora imirimo myiza. Mwami Imana yacu, turagushimiye ko handitseho ijambo ryawe ryiza kugira ngo rituyobore, ritubere itabaza rimurikira intambwe z'ibirenge byacu. Muri iri jambo harimo ubuzima, muri iri jambo harimo kubaho, muri iri jambo harimo icyerekezo, muri iri jambo harimo kubaho kw'abubaha Imana. Bibiliya iratubwiye ngo turi abantu Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza, imirimo Imana yiteguriye abantu kera kugira ngo bayigenderemo. Ngwino tubashishe, imbaraga dukura mu byo kurya ntizabidushoboza, imbaraga ziva mu bijumba n'ibishyimbo ntizabitubashisha, ariko hariho imbaraga z'Imana, imbaraga zibashisha abera kubabera, imbaraga zibashisha abakiranutsi gukiranuka, imbaraga zibashisha abera kwihangana, imbaraga zibashisha abera imirimo myiza. Izo mbaraga turazikeneye. Izi mbaraga iyo zaje zituma dutinyuka, izi mbaraga iyo zaje zituma dushobora ibyananiye abandi, izi mbaraga iyo ziri muri twebwe zituremera ibyiringiro by'uyu munsi n'iby'ejo nabyo. Niyo mpamvu tukwinginze tubashishe gukora imirimo myiza, nibwo tuzaba dusohoje umugambi mwiza Imana yatugezeho. N'ubundi Imana iturema yaturemeye imirimo, n'ubundi Imana twizera n'Imana y'imirimo, n'ubundi Imana twisunze n'Imana y'imirimo, n'ubundi Imana twakurikiye n'Imana y'imirimo. Natwe dukwiye kuba abana bayo kandi bakora imirimo myiza myinshi kandi imirimo igumaho. Bibiliya yaratubwiye
iratubwira ngo dukwiriye kwera imbuto nziza kandi nyinshi zigumaho. izi mbuto ni imbuto twera, tudakwiriye kuzera uyu munsi ngo ejo tubyihorere, ahubwo ni imbuto zigumaho, ni imbuto dukwiriye kugendana iminsi yose. Tubashishe rero, bashisha abera kwera imbuto, bashisha abera gukora iyi mirimo, bashisha abagabo gukora iyi mirimo. Imbere y'umugore wawe wa mugabo we ukwiriye kuba uri umugabo w'imirimo, imbere y'umutware wawe wa mugore we ukwiriye kuba umugore w'imirimo, ukora imirimo myiza yose. tubashisha kwera mbere y'abana twabyaye dukwiriye kubera imbuto, tukagira imirimo myiza, uburyo butuma n'ababumva badatewe ipfunwe no kwitwa ababyeyi babo. Imana itubashishe, Imana ibashisha abasore kugendana imirimo myiza, Imana ibashisha abakobwa kugira imirimo myiza muri iki gihe kigoramye, muri iki gihe kigoye. Mbuga nkoranyambaga zirakurura, urungano rugakurura, urubyiruko rugakurura, ibidukurura bikatujyana, ibitujyana kure y'Imana bikadukurura. Nyamara abantu bazi Imana, Bibiliya yabivuze neza, ndavuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, abo nibamara gukomera bakora ibintu by'ubutwari. Mwino tubashishe iby'ubutwari, tubashishe iby'imbaraga, tugendere muri iyi mirimo myiza nk'uko ibyanditswe byera bibidusaba, kandi tubashishe rwose kugira ngo niturangiza gukora ibyo Imana yagambiriye. Bibiliya yarambwiye ngo Dawidi amaze gukora ibyo yateganyirijwe byose, arangije gukora ibyo Imana yagambiriye byose, Imana iramwishyira. Natwe Mana, bindi byose bitubashishe, ariko hejuru y'ibyo ubugingo bwacu burarindwe, udushoboreshe gukora imirimo myiza, ariko ubugingo bwacu bube burinzwe, ubugingo bwacu burarindwe butazabaho umugayo ku munsi w'umwami Imana, ubugingo bwacu burarindwe butazabaho icyasha ku munsi w'umwami Imana. Imirimo myiza izatubyarira ingororano, tuzakira ingororano kuko turi abaragwa, tuzakira ingororano ariko ubugingo bwacu ari buzima, tubashije kugororerwa, kandi abazagororerwa n'abazaba bafite ubugingo buzima. Bitubashishe rero, aba hafi n'abakure, umuntu wese mu rwe ruhande, muganiriza umutima we, mugire inama nziza, kandi imbaraga z'Imana zikomeze zibane natwe. Urakoze mukiza mwiza, urakoze kuko uri kumwe natwe, urakoze ko ari wowe ubishoboza, urakoze ko ari wowe ubidushoboza, urakoze ko ari wowe ubitubashisha. Byose bigakusanyirizwa hamwe, bigakorwa kubwo gushyira izina ry'Imana yacu hejuru no kuyihesha icyubahiro ku manywa na nijoro. Urakoze kuko ubyumvise, tubisabye Imana Data wa twese mu izina ryawe Yesu, amen. Turabashimiye cyane. Tubarangire n'ahantu bakura izindi ndirimbo, n'iriya nayo barayisangayo, ariko n'aha bayumve, bongere bumve ko ari abantu Imana yaremye. Ubundi twe turi abantu Imana yaremye. Aleluya! Turi abantu Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi ni imirimo Imana yiteguriye abantu kera kugira ngo bayigenderemo. Efeso 2:10. Murangira ahantu wansura, ubu wasanga hari abantu bankunze bariho hano. Tubarangira ahantu bazakura izindi ndirimbo nyinshi, bamamaze Yesu kugera ku mpera y'isi. Dufite channel y'ivugabutumwa, amazina nayababwiye ni Stella Christine Manishimwe. Rero channel yanjye y'ivugabutumwa yitwa Stella ninjye wa mugore. Niyo channel nkoreraho umurimo w'Imana, hariho indirimbo nyinshi zose munziho, n'izindi zirimo ziraza turimo gutegura. Rero iyo channel nuyigeraho wanditsemo Stella ninjye wa mugore bifatanye, Stella ninjye wa mugore, urahagera usangeho ubutumwa bwiza, batumirwa batandukanye, indirimbo zitandukanye, ibyigisho bitandukanye, ganiriza amasenge n'ibiganiro bitandukanye nkora. Aho hose mbahaye ikaze. Nuhagera ukore subscribe, ukore like, umena comment. Ikiza cya comment nawe bajye baziguha. Iyo muduhaye comment bidufasha gutegura ibindi byiza kuruta ibya mbere. Rero bidufasha umurimo w'Imana kumenya ngo twakosora iki, twakongera iki, twagabanya iki, byagenda gute. Donc ni ugutanga umusanzu wawe, nibuye ryawe ubushyize ku nyubako y'ubwami bw'Imana muri twebwe, buryo butuma dutegura ibyiza bidukuza bikatugeza ku gihagararo cyiza cya Kristo. Imana ibahe umugisha. Nimero yanjye ya telefone 0783 turaganira. Wakenera kutugisha inama, wakenera ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose mu bijyanye n'uby'ubwami, turahari ku bwanyu. Imana yaraduhamagaye ngo duhagarare aho dukwiriye guhagarara, kandi tubabere umugisha, namwe mutubere umugisha. Imana ibahe umugisha.